Ye kubasuhuza mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe cyane kandi tubahaye ikaze kuri ndi Umukristo TV. Nukuri tunejejwe n'Imana mu mutima kongera kubana namwe kandi tubonera no kubasuhuza muryango wacu mugari, kubadukunda bari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari Aziya, hirya no hino kwisi. Ineza y'Imana ikomeze gutindana namwe cyane. Njewe rero muramenyereye n'umukunzi wanyu Rabani kuri ndi Umukristo. Hari n'ahandi henshi mutuzi, ariko turashimira Imana cyane kuba tugarutse kuri kamera za ndi Umukristo muri uyu mwaka wa 2025. Turabashimiye, tubaye karibu shuti zacu kandi bakunzi bacu. Ubwo rero ndabwo ndi ngenyene, ndi hamwe n'umukozi w'Imana. Reka ndiga kumuvugaho byinshi. Naho umugabo arasobanutse, abasuhuze mu izina rya Yesu Kristo, nawe abifuriza umwaka mwiza wa 2025. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Imana y'amahoro ibane natwe kuri itariki ya 10 z'ukwezi kwa 2025. Imana yakize neza iraturinda twambutse umwaka 2024. Turi bazima, tugeze 2025 turi bazima. Amen. Mazina yanjye ni Tibahire Yandere, uzwi ku izina rya Tsindagira. Nanjye ngunda gusenga, tumuvuga butumwa. Imana ibaho umugisha badukurikiranye. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko hano hari abantu badukurikira baba bari rusange, abakobwa, abasore, abadamu n'ingeri zitandukanye. Niba uri umusore, niba uri umugabo, urabibabwira. Ndi umupapa. Imana ishimwe cyane. Murumva ko rero umupapa yamaze guhitamo, ndibwirira abakobwa ngo uyu we yamaze kuva. Ntabwo ndi ku isoko. Ntabwo ndi ku isoko. Ubwo rero turacyabanezerewe cyane, kandi nanone umukozi w'Imana twamubazaniye kuri ndi Umukristo n'ubwa mbere tugiye kubana no kuri ndi Umukristo. Twongera hari ni bwa mbere. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero ni umukozi w'Imana usizwe, muhanuzi, ngo ni umusenzi. Niyo mabwira ngo ni umusenzi mu byemere, nuko twabanye igihe kirekire dusenga, uko munzi mu gusenga kwanjye wemenye hari icyo andushije, hari ngira ngo wemenye hari icyo andushije. Ubwo rero tunejejwe n'Imana kugira ngo tubane namwe dusangira kino kiganiro, kandi nanone tugusaba muri mu kudukurikira komenti zawe turazikeneye kugira ngo utugire inama icyo tukwiye gukora kugira ngo tugende tunoza ibiganiro byacu kandi byanyu neza. Komenti yawe tuba tuyikeneye, cyangwa se ushobora no kunyura inbox katubwira ati Rabani ni gutya kugira ngo turusheho kunoza umurimo w'Imana nivuga butumwa dukorera hano muri social media. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko turibanda cyane ku sezerano. Twebwe twese mu cyane hano ngo muri Afrika turabanya amasezerano. Buri wese burya aba afite icyo Imana yavuganye nawe. Icyo ngicyo Imana yavuganye nawe ugifata nk'isezerano Imana gusezeranira. Nicyo kintu tugiye kuganiraho, yenda turajya no mu tundi, ariko turibanda cyane ku isezerano. Iyo wumvise isezerano runaka, afite amasezerano, ukafite isezerano, wowe ubyumva gute? Nicyo kintu tugiye kuganiraho. Ubwo rero turabana b'Imana, tugomba gutangira dusenga Imana, dusabe umukozi w'Imana aturagize Imana kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe cyane kandi atuyobore muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni karibu umukozi w'Imana. Mana yacu, Mana nziza, uri Imana yo kwizerwa. Amen. Uri Imana yo kwiringirwa. Mbere ya byose tugushimiye uburyo warinze imiryango yacu, ukarinda bene data agiye kudukurikirana, ukarinda abashiki bacu, ukarinda ababyeyi, ukarinda abakobwa n'abasore. Iryo nishimwe kuko arabikoze, muhabwa icubahiro. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera tukuramburiye amaboko, natwe twibutse uko waturinze tukuramburiye amaboko. Abavuga batumwa barinze bakuramburiye amaboko, ababyeyi bakuramburiye amaboko. Ne pitasi enebaya, ari byinshi byabigomba kuduhitana, ariko baraturinze, habwa icubahiro. Uyu mwaka 2025 turakwinginze ngo Kristo mwiza ukomeze uturinde kandi ukomeze utwambike imbaraga. Iki kiganiro tugiye gukora kibohora ababyeyi, abakobwa kibabohore, abagabo kibabohore, nzego zose zibohore. Turagushimye Kristo kugiye kubana natwe kandi kurakomeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nguko twamaze kubabwira insanganyamatsiko, tugiye kuganira ku isezerano. Wowe mushike wanje, we mwene data uduteza amatwi,
isezerano uryumva gute yumvishe ngo umuntu afite isezerano cyangwa se ukaba wahawe isezerano uryumva gute mukozi w'Imana iyo tuvuze amasezerano w'isezerano urifata gute uryumva gute ni gute wa sezerano gute uryumva ni gute urifata cyewe isezerano ko nyumva Imana ikubwira isezerano kubira ngo nzakurinda icyo kintu ngiha agaciro cyane kuko ivugana nanjye ifite abihiseho ikariba ko nguriye ko kigomba kongeraho ubwo burinzi se ikintu Imana ikubwiye rero uje ugiha agaciro iyo ugihaye agaciro kirasohora ikindi cyaka bishobora guhabwa isezerano muyobozi ariko rya sezerano hawe nduriha imbaraga mbese ukarifata nduriha agaciro icyangombwa ushobora guhabwa isezerano icyaka ukanizera hari guhabwa isezerano no kwizera yego cyane rero njye icyo Imana imvuzeho ncyakira ngamenya ko ari isezerano namenya kucyakira ngagishyiraho n'uburinzi bwo kucyizera ni uko numva isezerano iyo tuvuze isezerano mukozi w'Imana urakoze kuduha iyo njamake ku isezerano isezerano hano turaganira twuzuzanya nguko twabwiye bagenzi bacu ngo namwe mutubwire isezerano koko uhabwa isezerano ryari umuntu ahabwa isezerano igihe cyose yagiye mu ruhande rw'Imana yes iyo yagiye mu ruhande rw'Imana twebwe twese tuvuka duteye Imana umugongo yego igihe cyose twahindukiriye Imana nibwo Imana iduha isezerano yego Imana iduha isezerano kuko turebeye kuri basogokuru bacu mu kwizera bano Aburahamu igihe Aburahamu yacururizaga se ibigirwamana Isitera igihe yari mu bigirwamana yego ariko umunsi yavuze ngo nyamara izi mana za data yego ntacyo ziri kumarira niciwe n'inzara muri zo reka mbindukirire Imana yaremye ijuru n'isi umunsi yayihindukiriye nibyo Imana yamuhaye isezerano yamubwira ngo nuva hano ugahindura igihugu ugahindura gakondo nzabana nawe kandi urubyaro rwawe nzarunganisha n'umusenyi wo kwinyanja ndetse urubyaro rwawe ntabwo ruzabarika uko tabari inyenyeri haleluya yego niko n'urubyaro rwawe utashobora kuba cyangwa ngo icyo gihe Aburahamu yari yinjiye mu masezerano haleluya yarahawe natwe rero duhabwa isezerano igihe cyose twahindukiriye Imana ishimwe abapagani ndasezerano bagira ndasezerano bagira kuko amasezerano yose ahabwa mu Mana ahabwa abantu bamaze kwizera niyo mpamvu rero wavuze ngo iyo wamaze gusezeranywa isezerano hari ikintu ugomba gukora kuryizera ukizera ko rizasohora wamara kwizera ko rizasohora bundi ukaritegereza wihanganye iguha isezerano ni nayo ibizi igihe rizasohorera yego kuko twebwe duhabwa amasezerano cyane icyo dusabwa ni ukuyizera cyane tukagendana n'Imana cyane ariko Imana gusezerano ikabona ko rizasohora mu myaka 3 5 10 10 twicyo dusabwa ni ukurinda isezerano no kugendana n'Imana yiguhaye isezerano ntabwo ikubwiye izasohoreza ibyo kubwiye ahubwo wowe wizera wihanganye urabona ihutubwiye ku bya Aburahamu na Sara reba imyaka bamaze bategereje urubyaro none nyine ariko igihe kigeze kuko ari ryasezerano riraso ariko Sara yacitse intege Aburahamu yakomeza kwiruta agomeza kwizera arizera igihe kinaragira Aburahamu Imana imaze kumuriya mwana irongera mubwira ngo Aburahamu igihe twabaniye ndabone nabona ko ufite kwizera Aburahamu agira ikibazo ko mbanye nawe igihe kirekire gute iramubwira ngo ngene yuriya mwana wawe Isaka burata yari aho Aburahamu yarinjiye mu gerageza ry'igeragezwa kugira ngo Imana irebe cyari igipimo twacita igipimo cyari igipimo kugira ngo arebe kuko buriya uyu munsi Imana ishobora kubwira ngo nguhaye imodoka kandi kayiguha wamara kuyagira kugira ngo pasita iyo modoka nguhaye yiterure uyitwara uyijanire tsindagira sinzi kuntu iki kintu wavuga ngo iyo modoka urayifashe urayitwaye ntabwo wibwiye umugore iyi modoka nguje mu gipangu cyatsindagira udafite kwizera no kwihangana iyo modoka bayitwara ukayinzanira ibyo bari gusaba kubanza kwizera niyo mpamvu Aburahamu yavuze ngo Imana niyo yambaye uyu mwana
kandi ubwareye mu nsabye umva ndacyo bitwaye kandi wibuka Aburahamu namutwaye pastor ntabwo uzi ko Aburahamu atari yavuganye n'umugore none kandi wibuka ageze hagati mu nzira abaja n'abagaragu bari bajanye bamaje ngo databuja ko tujanye n'umuriro yego igitambo kiri hehe Aburahamu abona ko nababwira ko igitambo ari Isaka yaguka mu bitekerezo dufite ikibazo cyo gutaguka uyu munsi Imana idoye kwaguka mu bitekerezo amen idoye kwaguka urebe umuntu ukubajije ni muntu ki agambiriye kukuvana ko akugeze iki iyo Aburahamu ateshuka hagati akavuga ngo uyu mwana Isaka niyo tugiye gutamba igitambo ndakurahiziye mu ijuru iyo ridapfa bari kumumwaka niyo mpamvu yagiye yabwiye ngo nimusigare agera aho abasiga akomezanya nandi na Isaka ku musozi n'Imana avuganye ku musozi witwa muri nabwo ahageze umwana we nawe ngamubaza cya kibazo avuga ati ariko data ko tuzamuye igitimbi n'umuriro igitambo kiri nabwo yongera yaguka mu bitekerezo ngo Uwiteka haleluya agira kongera kwizera avuga ngo Uwiteka ari bucishakira Imana ishimwe cyane mukozi Imana habwe icyubahiro urabishaka kuvuga ngo hano urayivuze unyungura cyane uravuga ngo si ngombwa ko abantu tubabwira ibyacu byo sina ngombwa ko tubabwira gahunda zacu reka Aburahamu yafasha abagaragu yego abaha ibyo bagomba kumufasha afata Isaka arambwira ngo Isaka tugende ariko we yarafitanye ibanga n'Imana kandi na Isaka ntabwo yazamutwaye ntabwo Isaka yaraza amakuru nyinshi we yarasika agendanye na se n'abagaragu ngo umuntu ugendanye na papa we nta kibazo yari afite ariko bagere hagati bagira ikibazo none ko mbona tugiye ku musozi bagira ikibazo bagize ikibazo none tutatwaye intama igitambo kiri Aburahamu aravuga ngo Imana irishakira igitambo uzi impamvu yarasize yabonye ko nibagera hagati baramushogoranya akamena ibanga mwene data ariko Aburahamu yakomeje kugendana n'Imana noneho ageze hafi kuri sone neza hari butangira igitambo ku musozi witwa muri agaraguti mwamusigare bakimara icyo kibazo urabasiga Aburahamu yinjiye mu mbano yo gutekereza byagutse yaragutse yavuze ngo mbano Rwanda twaye nubwo mbayoboye akaba ari abagaragu banjye ariko ngiye gukora ibidakwiriye bashobora kundwanya bagatuma ndagera ku mugambi w'Imana n'umwe muri bo yagomba kubavamo ko niba arashura abagaragu batanu n'urugero ukumwica Sara yaragomba kuza niyo agatera n'ubuyobozi Aburahamu cyamusabye gutekereza kwaguka kuko yarafite amakuru yiwe n'Imana Aburahamu cyarimo gukora yaragisobanukiwe gore kugira barabagaragu musigare yarageze ahari bubikorere wenda ashobora kuba yere majera avuga ngo nimbata umusho igisubura mu yandi magambo mu bintu dukunze kumva cyane bakabona umwana ndamuboshye baratuma ndamutamba barahiteye cyane koko mwebwe mube musigaje gendana n'umuhungu umwana wanjye rero bagere ku mbuga arengerize cyakene wavuze umwana nawe abaza papa ariko papa ndabona gahunda ituzanyana n'urugo ntambi bitambo kandi mu tumaze kwicana umwana we umwana we namuri Aburahamu nawe afite uko yashubije Isaka nawe yanaramubwira ngo Imana iri bubyishake ahubwo ahita kiremo ubwo cyangwa ndiri Imana nuko hirya ya Imana yari imaze kugerageza neza umutima wa Aburahamu yavuga ngo uyu mugabo yakuyemo umugaryo koko menye neza ko angunda niyo mpamvu yamukeba yambwiye ngo reba hirya hari umwana w'intama abarukira ku gitambo na Isaka wawe mu manukana umucyuro ibi rero bishaka kuvuga mu kuhabwa isezerano kwacu turageragezwa tugeragerezwamo mbere ugira ngo isezerano isohore tubanza twaca ku munzane bitugera kandi hari n'igihe Imana ubwayo ari nayo itwigeragereza kugira ngo irebe koko niba dushyitse ku buryo tugomba gutunga amasezerano ku buryo tugomba gutunga ya migambi y'Imana kwa gushaka kw'Imana muri twe niyo mpamvu uyu munsi ugomba gusengera yenda Imana iguhe miliyoni ya miliyoni igihe uvuye kuyifata ugahara n'umusabirize mu nzira ikagutegeka oya uko ugahara n'umuntu ugusaba niyo mpamvu tugomba kujya tumenya ubwenge ndawamenya uriya muntu ashobora kuba azanwe n'Imana Imana ishimwe wamfungurira
wamunyuraho uri kwanga kutayacamo ubundi ari ukabura atsinzwe n'ikigeragezo ari ikintu uvuze ngo kugeragezwa n'Imana Imana niyo tugerageza none ngiye mbavuze ngo bundi ibibazo byose duhura nabyo twumvikane pastor bona atari shetani niyo bidutera tugeragezwa mu buryo butatu impamvu ngira urugero ngiye kuguha tugigora kuri uyu mugabo Yobu yego Yobu mbona nubwo shetani yagerageje Yobu umenye kimana ariyo yafashe Yobu imumurikira shetani ko shetani Bibiri tubwira ngo shetani avuye mu isi kuyitamagiramo no kuyizereramo itambagira umutungo wa Yobu ireba ukungana itambagira amakaye n'abaje n'abagaragu n'urubyaro rwe ngamaze gutambagira shetani avuye mu isi asubiye mu ijuru aganira n'iki n'Imana mbaganiriye ngimana ambwira ngo shetani uvuye iramubwira ngo mvuye gutambagira isi no kuyizereramo muri icyo namaze gukora muri uyu murimo iyo umaze kugira huva hundi wamaze gukomera Imana igira ikintu gushira imbere cikigeragezo irebe koko kukomeye uyu munsi nje baragusenga ariko mfite umufuka w'ubuciro mu nzu birashoboka Imana sitoke ikayihagarika kama ngo reka ndebe ko tsindagira ko kazashora ejo azazamuka gusenga ndabyo kujya afite ndawo iyo rero wihanganye ukabikura Imana igukubira karindwi iragukubira niyo mbambu kwizera kwacu rero kurageragezwa Yobo imishitani Imana itumubwira ngo ngaho shetani abwira ngo ariko ngo Imana ngo nanjye ndiyo nakwigute nakwizera afite amaka Imana abwira ngo ndabiguhaye nawe ndamuguhaye yego uzi ko nda minota yashize shetani Yobo adapfushije inka izapfa shetani yinjiye mu kazi ariko Imana ibigize mwici uruhari mbone niyo mpamvu tuvuga ngo ibyo Imana yemeye ko bitubaho nibyo bitubaho buriya hari n'ibyo tutabona kuko Imana yanze ko bibaho Imana ibe yanze ko bibaho buriya buri kimwe cyose ndana kimwe gitungura Imana hari aho satana dusaba ngo adushungure atugerageze iyi Imana rero yabyemeye aratugerageza bitubaho kandi nanone Imana yemera ko satana atugerageza bikendiye ku mbaraga Imana yatubonyemo ko niwo munzani kuburyo Imana izi kigero cyawe mu mutima no kwizera satani rero hari gihe azagusaba ibirenze kwizera kwawe Imana ikwimane rwose baterekada yihangane kubura yihangane gutukwa n'umugore ariko kino cyumwemereye ndabwo yakihangana uribuka nigeze kubwiriza rimwe navuga ngo Imana ngira ngo none kibyizo nigeze kwibwiza turi wawe mu rugerero navuga ngo Imana ishura kumba ikigeragezo shetani ashobora kuzana ikigeragezo cy'ibiri 100 yuko Imana ikamba 101 ngasigarana ikiro kimwe nico gipeza byabigeragezo kuko uruburo ugiye kugura ibirayi ukamwanga ni ibiro 4 ibiro 5 babigupimira katura akagwa bingahe akagwa bine wasabye niyo mbamvu rero Imana nayo yo haje ikigeragezo cy'ibipimo 100 Imana igwijana na kimwe ikakiro kimwe cyo cyagi kuvuga ngo reka nihangane ejo kuraci icyo kiro kimwe bivuga ngo nicyo kikuneshereza nicyo sigara arizo mbaraga zawe kuko satani agusabye kubira 100 Imana ikaguhijana satani yagukumbanye ariko Imana yo igerekaho akaro igerekaho kugira ngo byaboza usigarire kuwa mwanya w'ikiro no handi umugore ngo madiceri ihangane no kwa runaka bya bimeze gutya natwe ejo buzacu ni cya kiro kirenze kubigeragezo cy'ibiri 100 urabona ko Imana irakubira ngo uzambara paita tugizanye ikubira kuzambara uja kwambira patora teje imibiramo cyane ikubwira yuko uzajya abana barabashize mu buriri ndacukuye ikubwira kizaguha inzu baramaje barahabwa priyavu karara hanze bakanakwirukana ikikubwira yuko rero izatabara ni cyakiro kimwe kinatumusha gupfukamika kugira ngo umwana wanjye nzabana nawe urita cyo kiro kimwe udagifite wahita ucika indege ndanubwo amasengesho wayazamo naho bavugira Imana ndi wajamo bavuga ngo itandabaye none gatuma bamba priyavu yari yambwiye ngiranyishurira iri hehe kuko ibifite akaroka mkaki kimwe kiseke baranze ukasigara nibyo byiringiro bava ngo nubwo uyu munsi mbura ariko kwatsinagira no bambaye ubuhamya yuko bamaze iminsi 3 batajya ariko uyu munsi nasanze sinagare kugura umufuka w'umuceri muri butike nzanga runaka
wagendera wabura buzije najya kugura ijyo gutega igare uyu munsi afite imodoka Yego. kwa runaka nasanze nawe yarandangaje ubundi yaraye muri kanivo ya kariyeri y'ibigori ariko nasanze afite abapangaye n'icakiro kimwe kiba kirenze niyo mbamvu rimwe na rimwe ijambo ry'Imana ridusaba guhamya Yes. kuko Bibiliya avuga ngo utazambamiriza imbere y'abantu Yes. nanjye sinamuhamiriza imbere y'Imana n'abamarayika Yes. uwo ni Yesu wabivuze bivuga ngo wowe iyo waciye ahantu habi uyu munsi ukagaruka ubihamya natwe ubwacu tukicandi habi wanyuze Yes. bidutera ibyiringiro Ikibazo n'imbaraga dufite byo kuvuga ngo iyo atabaye atsindagira Yes. nanjye zandaba Zandaba. iyo arengeye runaka nanjye Nanjye zandengera runaka yatinze cyane mu butayu iyamukuye mu butayu uyu munsi akaba yubatse akaba afite urugo umudamu n'abana kandi akaba ashobora kubagaburira Hallelujah. nanjye zandaba izana aho ngaho nuko ikibazo dufite wowe Imana iri kugira dufite abantu Imana ishigirira neza Yego. ahubwo bagakomeza kwerekana ko akiri mu butayu ndashaka kuvuga ngo nariye uwo rero ni ukwanga guhamya ahubwo narasaze nzanga ni mutanyurwa je mwita mutanyurwa ni wawe unashaka kuguma muri ca ciciro cyo hasi kandi uyu munsi avuze ati pastor kagubwe twara banyura biza agasura ufite ubu tukamisiga ku 2020 2018 shiko nje nawe turazira tuvugishije kuri nase ari ubu ari na 2020 igihe kizana ikihe ni iki ngiki wicayemo ni iki ngiki uko Imana wicayemo ubwo rero turashimira Imana imirimo yawe yakoze Imana nishimwe cyane tujya dusubiza amaso inyuma kandi kwibagirwa biragatsindwa biragatsindwa nanjye ndabyumvamo cyane mba mbona tuva mu bwiza tujya mu bundi ni nayo nsanganya amasiko yanjye y'uyu mwaka ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi haleluya naho bonde ubuhamya bw'abandi ni nabwo budukomeza nawe mushiki wanje neba ufite Imana yagukuye burya ne byiza kubihamiriza abandi kandi nanone indi nama twatanga tujye turebera Imana mu byo yakoze ibyo yakoze ne turebera Imana mu byo yakoze ibi bizadutera ibyiringiro by'uko izakora n'ibindi ariko igihe cyose ukirebera Imana mu byo itarakora ntabwo uzabona imbaraga z'Imana ntabwo uzabona gukora kw'Imana twari turere ku isezerano kandi n'aka kanya turacyari muri wa murongo w'isezerano isezerano nguko twakomeje tubisesengura turihabwa igihe cyose twamaze kuba abana b'Imana niba Satani atanga amasezerano ibyo ndabyonze ibyo tuzi ni kota y'ibyo tubamo Imana rero niyo itanga amasezerano kavuga ngo nzabana nawe kavuga ngo nzagutabara kavuga ngo nzakugaburira kavuga ngo nzakwambika kavuga ngo nzaguha urugo kavuga ngo nzakugendesha amahanga ayo ngayo ni amasezerano tuba duhabwa n'Imana amasezerano rero ari ukwesha hari amasezerano y'imigabane nayo ni amasezerano twicayemo hari amasezerano y'imigabane sindagira hari amasezerano y'igihugu y'ibihugu hari amasezerano y'imiryango hari amasezerano y'umuntu ku giti ayo yose ni amasezerano burya nubwo tubonera ibintu hafi ariko burya isi ifite amasezerano cyane imigabane igize isi ifite amasezerano ibihugu bigira amasezerano imiryango igira amasezerano umuntu ku giti cye agira amasezerano wowe rodokurikiye sinzi yenda urwego ujye usobanuramwo amasezerano isezerano warihawe cya gihe igihe wari umaze guhindukirira Imana vuga ngo Mana mvuye mu byaha hereye none nzagendana nawe hereye none sinzasubira mu byaha Imana ikikora nayo iraza igahindukira igatangira ikakuvugaho ugatangira ukitwa umwana kuvuga ngo mwana wanjye kavuga ngo ubwoko bwanjye twitwa ubwoko ryari ni igihe twamaze guhindukirira Imana Imana ishimwe cyane kuko igihe Aburahamu yari amaze gusiga imiryango amaze gusiga gakondo afashe umugore we Sara na Loti amukurikiye icyo gihe bari bahagurutse ku bw'amasezerano Imana ishimwe
bari bagurutse kubw'amasezerano. Isezerano rero numva ko birasobanutse, ariko andi makuru twabaha nuko mu masezerano turageragezwa. Icyo Imana ibidushakaho ni ukumenya uko twihangana cyagiye mu masezerano igihe twageragejwe. Wavuze kuri Yobu yari umunyamasezerano, yakundwaga n'Imana n'abantu ndetse, ariko Satani araza igitondo kimwe aramusaba. Imana iramwemera, Imana iramutanga, Imana imutanga mu maboko ya Satani. Bivuga ngo Yobu yarageragejwe n'amasezerano y'Imana yamukoreye, yava Imana imaze kumugeza. Ubundi dukomeze dusobanure bagenzi bacu, Imana duha amasezerano, ariko iyo twinjiye mu byo kugeragezwa iturekurira Satani cyane. Satani akadushungura, kadushyira ku ishuri, akaduha training. Iyo rero twatsinze, Imana iragaruka igakosora ati hano wahagaze neza, hano ndavivuye. Niyo mpamvu wumva ya makamba tuzambikwa, nuko twahagaze neza mu byatugerageje igihe cyose. Ikindi kintu hano nuko Imana yemera kugeragezwa, ndabwiguta none ntihagutase hafi yawe cyane, kuko barakura ngo Yobo ibigocongera hafi cyane urugamba. Ni ka cyakira kimwe nakubwiye, yajaga guteshuka acibuka nzabana nawe, nzagendana nawe, ahatarenganye nzagira ute, nzaharinganiza. Uribuka ko n'injuti zamuvuyeho, zihuze ko n'umugore yamubwiye ngo ihakana iyo Mana wipfire, aragukana abwira umugabo ngo ese mu kiganza cishobora byose, uzi ngo havamo umurima gusa, ndihavamo n'amarira. Babwira ngo ese uzi ko mu kiganza cishobora byose havamo ibyiza gusa. Ntabwo twahabye ibyiza gusa, niko yasubije. Umugore aramubwira ngo ihakana iyo Mana wipfire, abwira umugabo ngo uvuze ngo umugore umwe mu bapfa. Yobu agomeza kwiha ngana cyokoza. Yobu nawe urakintu amaze kona yo uri mu isezerano arahongera ugacumura. Yobu nawe arabayiza aracumura, ava mu munsi yavutseho, ariko nyuma abwira Imana asubije ubwenge amaso ibitekerezo kugira ngo nimoro gwabindeye, aho bituma nguvuga mukozi w'Imana, aho burya ndawasitara ngabure kutababara, ndawajombwa n'akantu kamujombye ngabure kutava amaraso. Hariya burangiye kwiganyira no gucumura, mbifata ko ari ibintu bibiri. Buriya mu buzima ndawutiganyira, tureganyira imibabaro, tureganyira ibyatubabaje. Iyo tubabaye turataka. Hariya Yobu yari ariho kwiganyira nk'umuntu wari muri situation mbi, kandi bibi avuye mu gihe cye. Amagambo Yobu yavuze nanjye nayavuga. Hariya kuvuma umunsi yavutseho n'inda hariya yarababaye, ati yobaye mama atarigeze kumbyara, havumwa n'umunsi navutsemo. Hariya ni imibabaro, hariya ni kwa kundi natwe tugeragezwa. Buriya hari umuntu ushobora kurwara akaribwa, nshuti yanjye, akaribwa ngo Mana nyemerera nipfire, kugira ngo meze mbabare gutya, nguremo uyu mubiri nipfire. Aho rero cyakwe cyo ngondira Imana ndiyite ku magambo ya wa muntu wasabye gusaba gupfa, akanamubeshaho huko Imana ikamukifashamo iyo mibabaro. Igihe cyagera ikavo agakira, wa muntu ndi wibyere ngo igihe azaba amaze kurya haze aryohewe n'ubuzima, umubwiye ngo ejo uzapfa, ndi wibyere ngo yabikwemerera. Ntabwo yabikwemerera, ariko igihe cyageze yisabira gupfa, abitewe n'iki? N'umubabaro. Cyava ngo natwe hashimwe Imana rimwe na rimwe teta ku magambo y'ubugoryi tuvuga, ibyo twiyaturiraho Yesu ndabitura. Nokore hashimwe Imana rimwe na rimwe itabyitaho, kuko burya reba ibintu uvuga bigendanye n'iciciro cyawe n'igihe ugezemo. Ariko Imana itureberera kure, Imana ishimwe mukozi w'Imana, Imana itureberera kure. Kavuga ngo nyamara nubwo yesabiye gupfa, ariko ngewe ejo ni heza. Ndabona ari umutunzi w'amamodoka, ndabona azafasha imvubyi, ndabona arapfakaza zagaburira ibyo kurya abashonje, ndabona hari abantu azarihirira abana ku ishuri, azarira mituweli. Ariko we uyu munsi wisabiye gupfa, bitewe n'uko ibyingo byabaye. Hashimwe rero Imana ije tureberera kure rimwe na rimwe, ndiyite ku magambo y'ubupfafa twavuze. Ubwo rero nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, reka dusohoreze hano, ntabwo dushaka gutinda, ariko nawe uzadukurikira turagutegereje kumva icyo uvuga ku bijyanye n'isezerano. Tugerageje
kuvuga ku isezerano tuzakomeza n'urugendo dutangiye kujya tuvuga isezerano. Wowe umva isezerano gute? Isezerano bisobanuye iki? duhabwa amasezerano ryari, habaye iki, aryakira gute? Yego, ni gute se wumva isezerano wowe? Huko se waba urifite? Niba utarifite tangira urishake, twakubwiye inzira. Ariko niba urifite, menya ko rimwe na rimwe hazazamo no kugeragezwa naryo. Imana izakongera imbaraga, Imana zaguye kunesha. Reka dusoreze hano. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Wagize neza kubana natwe, tugane na bashiki bacu ndetse na bene data. Komeza ubongera imbaraga mu buzima tubamo. Iyo twahamagawe duhamagare kugira imbaraga zo kwizera, duhabwa amasezerano, duha imbaraga Yesu. Ariko rimwe na rimwe hari igihe tugeragezwa na ya masezerano. Hari igihe nawe Mana ubwawe uza ukatugerageza ngo urebe indambwe yacu aho tugeze mu kwizera no mu masezerano. Ngahore data mushunguzi myiza, nubane n'abashiki bacu na bene data bari kugeragezwa, kandi data twese myiza waravuganye nabo, cyubongera imbaraga, bohe gutuza kugendana nawe, bizere badashidikanya ibihe bibe barimo ko bazabivamo, imitare myiza barimo ko bazayisohokamo, ndetse ukongera ukarema ibyiringiro by'ejo hazaza. Nubane n'abana bawe, nubane na bene data n'abashiki bacu, niko tubasengeye ku Mana, ku bwa data wa twese umwana n'umwuka wera. Amen, amen. Imana ishimwe cyane.